Yesu nashimwe bene data, abadukurikiye bari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari ku migabane y'isi itandukanye, turabizi neza ko mudukunda kubera muca mu gikari mukaduhamagara, mukatwandikira kuri WhatsApp, mbese mukatubwira ibije imbere. Imana ishimwe. Imbere ya kamera turi ko Bibiliya ivuga umugore. Amen. Uraho neza? Muraho. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe ibihe byose. Zamura ikiganza usubiza abagukurikiye. Ndabasohoje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kubera iyi cano inyuzwaho ibintu byubaka. Yego. Manze dusengere. Uri data wa twese, turagushimye tuguhaye icyubahiro yuko tuje imbere yawe. Mana waturinze n'uhabwe icyubahiro. Nuhabwe icyubahiro muri aka kanya yuko tubashije kugaruka mu iki kiganiro. Bana natwe Mwuka Wera tuyobore. Bane natwe mu byo tuvuga no mu byo tuganira, kandi abantu bazabasha gukurikirana ikiganiro Mwuka Wera azabagendeho, kandi azabakoresha iby'ubutwari, abakorera iby'ubutwari mu buzima bwabo. Tugirire neza kandi udukomereze amaboko, ubane natwe nusozanya natwe turagushima none n'iteka ryose. Amen. 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 Noneho ndakwishimiye. Murakoze cyane. Nagiye nkubona ku mbuga nyinshi zitandukanye, nkakubona mu binyamakuru byinshi, ariko ngewe ndakuzi. Yego. Ariko hari abantu bakubonye kurica nari ubwa mbere. Yego. Turamanza ngo umanze utwibwire. Amazina yanjye nitwa Kimanizanye Chantal, ndi umugore, ndubatse. Imana ishimwe. Umugabo, mfite n'umwana, ibindi Yesu aduhana umugisha. Chantal, ko mbona usa n'abarokore. Yego. Nibyo. Wakijijwe ryari se? Njyewe nisanze c'ubwenge nkijijwe. Kijijwe. Gusa hari imyaka yagiye igera nkagenda mbigendamo gakeya, ariko ubu tuvugana nta kibazo, ibintu bimeze neza. Urasenga? Yego. Imana ituye muri wowe. Cyane. Biragaragara. Murakoze So cyane. nkuko nagiye nkubonera ku binyamakuru, Yego. ikinyamakuru cyawe cyitwa Ferdinand nani Zaburi yacu. Zaburi yacu. Baginduriye izina. Ni Zaburi yacu. Zaburi yacu. Yego. Okay. Ya noneho nabonye ukunda gutambutsa ibiganiro bishobora kufasha abubatse. Yego. Kubera iki wahisemo iyo content? Iyo content impamvu nayihisemo, abantu benshi bafite ibibazo byo mu ngo, ingo zirasenyuka, inshuti zanjye ziragira ibibazo byo mu ngo ndeba, mbese ingo ziri gusenyuka. Aricyo cyatumye ngiye rero mpaguruka kugira ngo byibura mu magambo ndi bwicare nkavuga 10, byibura uri bwumve yumvemo rimwe rimufasha. Watubwira ibintu bishya nibura 3 cyangwa 4 bishobora gufasha ingo ziri gusenyuka muri iki gihe z'abakomeye n'aboroheje? Ikintu cya mbere nukongera mukagira urukundo nk'urwo mwatangiranye mugifiyansanye. Nuvuga ngo uko mwatangiye mufiyansanye, ariko urwa rukundo mwakoreshaga cyangwa rwa rukundo mwari mufite, mwongere mu rugarure urukundo rw'umwimerere, kuko abantu iyo batagize urukundo rw'umwimerere hari byinshi bibagirwa, bikaba na ngombwa yuko yibagirwa inshingano afite mu rugo. Rero nuvanga ikindi cya kabiri, ikintu cya mbere ubwo mwabyumvise ko ari urukundo, mugomba kugira urukundo rw'umwimerere, ukongera ugakunda bundi bushyashya. Bitavuze ngo mubyaranye 5, bitavuze ngo mubyaranye kangahe. Niyo mwaba mutaranabyaye, rwa rukundo rw'umwimerere mwongere mu rugire, kuko iyo mugize urukundo rw'umwimerere ibindi bigenda byijyanamo. Ikindi cya kabiri, njyewe nkunda kwigisha ku cyumba cy'ibanga, kuko icyumba cy'ibanga giteje ibibazo. Icyumba cy'ibanga giteje ibibazo. Koko se? Giteje ibibazo cyane. Kuko icyumba cy'ibanga gisobanuye ibintu byinshi. Rero hariya mu cyumba cy'ibanga mwongere mube bashyashya. Hariya mu cyumba cy'ibanga tuhita mu isezerano rishya. Isezerano rishya. Byose birumvikana. Mwongere mube bashya. We mudamu wongere ube mushyashya, we mugabo wongere ube mushyashya. Ahangaha ikindi, ahangaha mu cyumba cy'ibanga umugore ntiyikunde cyangwa se ngo umugabo yikunde, ahubwo mushyire hamwe mwumvikane. Uriya njya nkunda kubivuga, nta cyumba cy'ibanga nta rugo ruhari. Nta cyumba cy'ibanga nta rugo, kuko icyumba cy'ibanga iyo kibuze, ubwo ndi kuvuga amahoro hariya muri kiriya cyumba cy'ibanga. Iyo amahoro atabonetse ngo mwumvikane, abana bagubwa nabi,
mu muryango mukabaho mushwambagurana, mukabaho mubabaye, buri umwe wese agahorana umutima mubi, ugasanga hariho n'ubwo bigusabye yuko utandukira, ugasanga uciye umugabo inyuma cyangwa se umugabo aciye inyuma umugore wiwe. Rero mwongere mwumvikane hariya hantu ni ukuvuga ngo nshimye Imana ko munyakiriye hano, nzanagaruka tuzakomeza tubiganire, rwose tuzaguhamagara inshuro nyinshi tubivugeho. Rero uri kumva, icya mbere ni urukundo, ikindi cya kabiri ni ukumvikana hariya hantu, ikindi cya gatatu ni ibiganiro, mugirane ibiganiro. Iyo umugore agiranye ikiganiro n'umugabo wiwe, bagahana umwanya, muhana umwanya, utitaye ngo ufite akazi, utitaye ngo utaha bwije, hoya, niyo wanataha bwije, niba ufite akazi kakugoye, fata umwanya wawe, wongere wibuke uvuga uti mfite umudamu cyangwa se mfite umugabo, muhana umwanya muganire. Muri ibi biganiro niho hazavamo kuba mwamenya n'iterambere ry'urugo uburyo mugomba kubigenza. Iyo nta mahoro ahari, nta kiganiro gihari, nese urugo rwaba ruzima bigenze biti? Biragoye. Yego, mvuze bitatu, sinzi wenda niba hari. So njyewe maze nkunda gusoma, iyo ndebye mu mateka y'igihugu cyacu no hambere, cyangwa abasogokuru na ba mama, bo umugabo yajyaga muri kabari, undi akahasanga undi batahanye gahunda, akamugurira icupa, yakamara kumugeramo akirahira ati mfite umwana w'umukobwa ndamugushingiye. None umwana w'umukobwa bakamutangira muri kabari, akazajya gushaka umugabo batarabonana mu maso. Izo ngo ziracyakomeye 100%. Iyo turebye muri iki gihe, habaho bakundana kuri Facebook, kuri YouTube, kuri Twitter. Buriya izo nkundo, urukundo rwo mu miryango kwa runaka barakomeye, urukundo rw'amashuri, ese umukobwa ahembwa ngahe, ese umusore ahembwa ngahe, afite iki, uru rukundo rwo mu mibare. Ni iyihe nama watanga kugira ngo ingo zikomeze zikomere? Ikintu cya mbere, niba wenda kabanze mvuge ku bakobwa n'abasore, niba mufashe gahunda yo kuba mukundanye, uyu musore nabanza amenye uyu mukobwa, n'uyu mukobwa abanza amenye uyu musore. Kandi ikindi cya kabiri, ntugendere kuvuga ngo uyu muntu afite iki, uyu muntu akora iki. Ko nk'ubu ngubu nitanzeho nk'urugero, njyewe namenyanye n'umugabo wanjye ari umunyeshuri, turakundana, dukundanira kuri telefone, njyewe ndamwiyereka ku mafoto, ariko njyewe dukundana ntamuzi. Ariko wenda bitewe n'uko mfite urukundo rw'umwimerere muri njyewe, ndavuga uko yaba ameze kose nzamusanga. Uyu muntu twakoze ubukwe nta kazi agira, akiri umunyeshuri, ntabwo nigeze ndeba ngo afite amazu cyangwa se afite iki. Kandi izi saha urugo rwacu, yasoje kwiga yagaradutinze kuri 7. Izi saha urugo rwacu nta kibazo rufite. Icyo nabasaba rero, nta mpamvu nimwe yo kureba ngo uyu musore ngo agafite inzu, afite amamodoka, ushobora kugenda ubikurikiye ejo bigashira. Rero iyo bishize, umenye ngo urataha cyangwa se ugende ube mayibobo ku muhanda. Rero ni ukuvuga ngo inama naha bano bantu, reka gukunda umuntu hari ibyo umukurikiyeho, reka gukunda umuntu urebye ngo iwabo bafite iki. Reka ibi bintu nubirebaho bizaguteza ibibazo mu buzima bwawe bwose. Nuvuga ngo rero ingo abenshi barareba mu gutangira mukundana, niho ibi bintu akenshi bipfira. Ugasanga urebye icyo umuntu afite, wageraho kigashira. Iyo gishize rero niho wumva ngo ingo byagoranye, batandukanye, batanze amadivorce. Dore amadivorce aragwiriye, yabaye menshi. Rero akenshi na kenshi ibintu bipfira mu itangiriro. Nanone ariho nabivuzeho mbere, iyo mumaze kugera mu rugo, nanone muri kiriya cyumba cy'ibanga ntimuhubahe, niho hava amadivorce, abantu bagatandukana. Cyangwa ikindi kintu gitera amadivorce, guhishanya, umugore agahisha umugabo, umugabo agahisha umugore. Ni rwa rukundo rutakiri umwimerere. Iyo ukunda umugabo wawe cyangwa se ukunda umugore wawe byihame, bitavangiye, nta kintu wamuhisha. Ntabwo wakwigera umuhisha ngo ibintu bimeze gutya na gutya, oya.
ahubwo iyo ufite urukundo rw'umwimerere nyine uba ukunda umuntu nta kintu uba ugomba kumutsimba. ngewe mfite umugabo akoze ubukwe vuba ariko abukora afite ubushobozi, yari afite urupangu afite n'imodoka ebyiri, noneho akaba yarapfushije ubukwe ku bw'imyumvire yiyanze gutanga inkwano mu mafaranga, avuga ati ngewe nzatanga inka kandi i Kigali nta mafamu tugira, ubukwe burapfa abona undi mukobwa, noneho yemera gutanga inkwano mu mafaranga, ariko bumvikana n'umukobwa yuko atazahita amushyira kuri konti, ngo azamushyira kuri konti babyaye kabiri cyangwa babyaye gatatu. ntabwo amukunda aba yamukunda ahubwo wanazimwandikishaho wenyine, none ngo ntabwo ngo yamushyira. Hari n'abandi bantu bambabajije ubundi bakoze ubukwe basezerana ngo ni ivanguramutungo nkibaza aba bantu ko ari babiri urugo bagiye kubaka rumeze gute? Ese ko muzaba muvanga no mu cyumba cy'ibanga muvanga, ni gute muzavangura imitungo ngo muvanguye iki se? Aha hantu nta rukundo ruba rurimo rwose. Ngewe ntihagire umuntu untera amabuye, ariko mbabwije ukuri kandi nzagaruka nongere mbabwize n'ukuri. Aba bantu basezeranye ivanguramutungo, aba bantu bahishanya ngo ntiwashyira umuntu kuri konti yawe, aha hantu nta rukundo ruhari. Kandi koko nta rukundo ruhari, kandi birakwiriye yuko uyu mumama ugiye muri runo rugo, uyu mugabo ugiye muri runo rugo, mwese mubaho mwishimye, kuko njyewe ubundi gahunda yanjye ni iyo kubona umugore n'umugabo babanyeho bishimye bakabaho mu munezero. Njye niyo gahunda yanjye, ndasenga n'Imana ngo izabimfashemo kugira ngo ikomeze inyobore ibi bintu bizakunde. Ariko nkubwize ukuri ntabwo uzavangura n'uyu muntu cyangwa se ngo umuhishe konte narangiza akomeze agukunde. Ibi bintu bidashoboka, kandi nawe ntabwo waba umukunda umuhisha konte. Rega n'iri juru tuvuga turirimba dusenga ngo tuzajya mu ijoro, Bibiliya igaragaza ijuru rito ko ari umuryango, ko ari famiye. Ni iki watangariza abari badukurikiye? Ikintu nabatangariza ni mwongere mugire urukundo rw'umwimerere kugira ngo ibintu bigende neza. Niba wa mupapa we umwanya umugore wawe, wa mugore we umwanya umugabo wawe, mwongere mwisubiremo, mwongere murebe aho byahereye, mwongere murebe aho byatangiriye kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza, kugira ngo mukomeze mubane neza. Rero ikintu nababwira kandi ikindi cya kabiri, ntimwibagirwe gusenga. Ibintu byose bidafite gusenga biba ari impfabusa. Urasenga kandi ukanakora, Imana ikagushyigikira. Amen. Dusoza turashaka ko utanga nimero yawe. Nimero yanjye ni 078314 ni 078314. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp, icyo ari cyo cyose watubaza twagusubiza. Imana ibahe umugisha. Ngo dusengere, none usengere ngo zifite ibibazo kugira ngo Uwiteka azishyigikire. Uri Imana y'amahoro. Haleluya. Muri aka kanya Mana turaguhamagara, dusengeye ngo kugira ngo ukomeze utugirire neza mu izina rya Yesu. Izi ngo turazisengeye. Abagore bararushye, abagabo bararushye, ndetse n'abakobwa n'abasore nabo bararushye Mana, ariko ndakwinginze kugira ngo izi ngo zigeremo. Mwuka wera akora imirimo, Mwuka wera akora ibikomeye. Uwiteka Mwami Imana nyir'ibihe, niwe washimye ko zibaho. Ndakwinginze kugira ngo utange amahoro mu ngo, ndakwinginze kugira ngo mu byumba by'ibanga ugeremo Mana, wongere wubakire bano bantu, bagirire tanga amahoro Mana, ubane nabo, abakomeye n'aboroheje. Uwiteka nyir'ibihe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. ubakomereza amaboko, Amen. kandi ubahe ubwenge, ubahe kugukunda no kugukorera. Ni ukuri Mwami Imana, ni ukuri ibintu nibibagenderera neza, bazajya bagushima uko bwije n'uko bukeye. Mwami Imana rero, dore kano kanya dukoze iki kiganiro, giherekeze Mwami, kigere kuri benshi, kibagirire umumaro. Ngaho komeza kutugirira neza none n'iteka ryose. Amen. Twari turi kumwe n'umudamu mubona muri kamera. Imana yamuhishuriye cyangwa yamuhaye yerekwa uko muri iki gihe ingo ziri gusenyuka, yuko afite umuti. Muzamukurikira kenshi, tuzamuzana kenshi, nugendera ku murongo azaguha n'inama azakugira, urwo rugo rwari rusenyutse Imana izarwubaka. Tumusabiye umugisha ku Mana. Ndawakiriye, ndabakangurira kuba wampamagara ikibazo icyo ari cyo cyose waba ufite, haba ari mu cyumba cy'ibanga. Ndasaba abantu kudatinya, mwitinyuke,
njyewe ubundi umuntu usenga aba ameze nk'umuganga, Yes. buriya umuganga agira ibanga Mm. rwose. kumpamagara ukambwira ufite ikibazo runaka, iki kibazo nzacyumva kandi ngufashe ibintu bigende neza. Gahunda yanjye ni y'uko umugore n'umugabo mu cyumba cyabo cy'ibanga ibintu bigenda neza. Amen. Imana ibahe umugisha. Basezere, uzamura ikiganza basezere. Ndabasezeye, murakoze Bye cyane. bye, Amahoro naho y'Imana abane namwe. naho ubutaha. Amen.